tubahaye ikaze mwebwe mukurikira ibiganiro byacu kuri Apoka TV, ni YouTube channel inyuzwaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro cyo kuganiramo mu mwanya utari muremure cyane, ariko nanone biraza kuba ibyingira kamaro. Ndagusaba kugira ngo ube hafi kugira ngo ukurikire ikiganiro, kuko ndabizi ko turaza gusoza umaje kungukiramo byinshi kandi birakugira umumaro uyu munsi ndetse n'igihe kizaza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mutwe w'ikiganiro cyacu ugira uti kuba mu buzima bwejejwe. Tugiye kubivugaho, tuvuge buri kimwe, turebe imirongo ya Bibiliya igendanye nabyo, ndetse turaza no gufata umusozo wabyo, kandi nzi neza ko buri muntu wese araza kubyungukiramo. Rero icyo bigusaba ni ukuba hafi yacu no kudukurikira, ugakora subscribe ndetse ugakora no kunzogera kugira ngo ndicyo dushyiraho ibiganiro ugiye tubona vuba cyangwa se ubone mu bambere. Ngewe rero mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Ibaho Pacifique. Kubaho mu buzima bwejejwe bisobanuye ko ari ukubaho utanduye mu maso y'Imana, wiyeguriye gukora iby'Imana ishaka, kureka ubuzima bwa kera, cyane cyane aho mu buzima bwa kera murasangamo ubusambanyi, uburiganya, inzangano n'ibindi byaha bigiye bitandukanye, ugatangira inzira nshya yo gukiranuka. Kandi none ni ukuba intungane imbere y'Imana n'abantu, haba mu ntekerezo, amagambo ndetse n'ibikorwa. Turifashisha ijambo ry'Imana, turifashisha imwe mu mirongo ya Bibiliya iraza kutwinjiza neza mu kiganiro cyacu kugira ngo dusobanukirwe neza kubaho mu buzima bwejejwe. Petero wa mbere, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice cya mbere ku murongo wa 13, hari ijambo ritubwira ngo nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiringije, ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzabe abera kuko ndi uwera. Nshaka ko dusobanura aya magambo tugakuramo amwe mu magambo agiye akomeye, ubundi tuyasobanure mu buryo bwimbitse nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye muri iki gitabo. N'ubundi Petero yanditse, tusanzemo ko dukwiye gukenyera mu mitima yacu. Mukenyere mu mitima yanyu. Bibiliya idusaba kwitegura mu bitekerezo no mu mitima nk'abantu bari ku rugamba. Gukenyera ni ukwirinda uburangare, uburara n'ibituyobya mu mitima. Nanone twabonye indi jambo ngo mwirinde ibisindisha. Ibisindisha ntabwo ari inzoga gusa, ahubwo ni ibintu byose bishobora guhuma ubwenge, bishobora gutuma ubwenge bwawe buyoba. Harimo irari, buriya irari naryo hari ukuntu agira irari cyane bikayobya ubwenge, bugasanga ari kurarikira ibintu bituma nyine atabasha gutekereza neza. Uburakari, hari ukuntu agira uburakari, akagira umujinya, agata kiribura, agata umurongo yari arimo. Ibitekerezo bibi, ibidutandukanya n'Imana, ibyo byose bigaragara nk'aho ari ibisindisha. Nicyo Bibiliya itubwira. Ikindi, mwiringire rwose impano y'ubuntu. Turahamagarirwa kwizera ubuntu bw'Imana, si ibikorwa byacu, ariko tugomba kubana nabyo mu buzima bwera. Mube nk'abana bumvira. Abana bumvira barangwa n'ubugwaneza, kumvira ijambo ry'Imana no kwigomwa ibyo umuntu ashaka, ibyo umuntu yashakaga akaba yabyigomwa.
ntimwishushanye n'irari. Bishatse kuvuga ngo ntugahindurwe n'imico y'isi, ngo imico y'isi igutware. Irari ni ibintu byagendaga bidutwara mbere y'uko tumenya Kristo. Irari ni ibintu byadutwaraga kera, ariko tumaze kumenya Kristo, tuba abana b'Imana, dutangira kugendera mu kuri. Kandi nanone mubabera kuko n'Imana yera. Bishatse kuvuga ko Imana iradusaba kuyigana mu bwere, si ubushake bwayo ko tuguma mu mwanda, ahubwo twebwe icyo dusabwa cyangwa se icyo dukeneweho n'Imana ni uko tubabera, tugakora ibyera, tukagendera mu nzira yera. Imana idufashe cyane. Irindi jambo ryo muri Bibiliya turifashisha ni igitabo cy'Abaheburayo ibice 12 ku murongo wa 14. Nawe aratubwira ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzo wo gusharira umera ugahagarika imitima ya benshi bagahumana. Ikiri jambo naryo rivuze mugire umwete wo kubana amahoro n'abantu bose. Bishatse kuvuga ngo ubuzima bwejejwe ntibubaho mu makimbirane, oya, ahubwo bushingiye ku rukundo n'amahoro. Mugire umwete cyangwa se mubeho mu buzima bwo kwezwa. Bishatse kuvuga ko dukwiye kwezwa, ni ikintu kigomba kwitabwaho cyane buri munsi. Ntabwo biza kubw'impanuka, ni ibintu umuntu agomba gushakisha kandi yitondeye. Kandi twongeye kumva ijambo ry'Imana rivuga ngo utejejwe ntazareba umwami Imana. Ibi ni ibintu bikomeye. Iyo umuntu atabaye mu buzima bwera, aba atiteguye n'ubundi guhura n'Imana. Nicyo bishatse kuvuga. Kandi nanone ngo mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana. Aha no bishatse kuvuga ko turasabwa kubahana no gufashanya, ngo ntihagire uwo tubura cyangwa ntihagire umuntu ucika intege wo muri twebwe. Umuzi wo gusharira n'ibitekerezo bibi, inzika, ubugome bigira ingaruka ku bandi. Imana idufashe cyane. Imana iduhamagariye kubabera, si uko dusa n'abandi, ahubwo kuko yaduhamagaye ku bundi buzima. Kwezwa ni inzira yo gukomeza gusukura imitima yacu dufashijwe n'Umwuka Wera. Umukristo wese agomba kugira umwete wo kubaho ubuzima bwera, kugira ngo yuzuze umugambi w'Imana kandi abe intumwa nziza y'urukundo rwayo. Imana idufashe cyane. Rero kuba mu buzima bwo kwezwa ni ikintu kinini, ni ikintu abantu bakwiye kwitaho, ni ikintu abantu bakwiye gukurikirana cyane, kandi bagahereza imbaraga, kandi bagahereza umwanya. Kuko ikimana ishaka ku bantu bayo muri iyi minsi, cyangwa se ikimana idushakaho, nuko twezwa kuko ubuzima burimo ibyaha nta Mana ibihari. Nicyo bishatse kuvuga, ubuzima birimo ibyaha nta Mana ibihari. Rero buri muntu wese akwiye kuzirikana ko akwiye kubaho mu buzima bwejejwe. Imana idufashe. Nshaka kubabwira impamvu, ibintu by'ingenzi, nshaka kubabwira impamvu ari ingenzi kubaho mu buzima bwejejwe. Impamvu ari ingenzi dukwiye kubaho mu buzima bwejejwe. Icya mbere, nibwo buryo bwiza, nibwo buryo
bwo kwegera Imana. Imana irakiranuka. Imana irakiranuka ahantu hose, kandi Imana ishaka abantu bakiranuka. Rero biragoye kandi biraruhije, bitewe n'ikibazo ko Imana yakwegerana n'umuntu utejejwe. Ubundi Imana ntabwo yanga umunyabyaha, ariko yanga icyaha. Rero umuntu ugendera mu byaha cyane, uwo muntu rwose kwegerana n'Imana aho biba bigoye. Ariko iyo wafashe umwanzuro ukabireka, nubwo uba uri umunyabyaha we waciye bugufi, Imana irakwakira kandi ikakubabarira. Rero ntabwo Imana ishobora kujyana ubusabane, ntabwo ishobora kwegerana n'ubundi n'umunyabyaha. Icya kabiri, bituma uba umuhamya. Indi mpamvu ari ingenzi kuba mu buzima bwejejwe, bituma uba ubuhamya. Bituma uba ubuhamya mu bandi, ku buryo ukubonye avuga ngo rwose nshingiye ko uko nkuzi, nshingiye uko uriya muntu mubona, ni ukuri, ni icyitegererezo kuri njyewe, kuko ibyo akora biranyaproshinga, bigatuma numva nanjye nkwiye kubaho nk'umukristo. Icya gatatu, bigutegurira umurimo w'Imana. Buriya mu imirimo dukora ni nayo izaduherekeza, kandi nitugera imbere y'Imana, ikintu cya mbere kizatugaragaza ko turi abana b'Imana, hari imirimo twagiye dukora. Buriya imirimo yose dukora nayo izahabwa agaciro, izagira agaciro. Rero iyo uri mu buzima bwejejwe, n'umurimo wose ukora ugira agaciro. Rero hari ikindi kintu nshaka ko tureba neza, tugatekerezaho neza. Tugiye kureba inzira, nicyo gikomeye cyane. Tugiye kureba inzira zo kuba mu buzima bwejejwe, inzira umuntu ashobora kunyuramo kugira ngo abeho mu buzima bwejejwe. Inzira ya mbere ni uko ukwiye kwakira Kristo Yesu muri wowe. Ukwiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Nta Kristo uri muri wowe, n'ubundi ndatekereza ko kugira ngo uba ufite urugendo rwo kuba mu buzima bwejejwe, buriya biragora. Impamvu Kristo ari muri twebwe ni uko Kristo hari umurimo yakoze mu buzima bwacu udasanzwe, ubwo yitangaga akava mu ijuru, akava mu ntebe yarimo y'icyubahiro, akemera akamanuka mu isi, akambara undi mwambaro, akaza akakubabarizwa. Ubwabyo icyo cyonyine gikwiye gutuma Kristo aba muri wowe. Rero iyo wamajije kumwakira, ni urugendo rwa mbere rwo kuba mu buzima bwejejwe. Hari abantu rero bamaze n'igihe kinini ndetse cyane baba mu matorero agiye atandukanye bitwa abakristo, ariko Kristo atari muri bo, kuko ubundi ibikorwa nibyo bigaragaza ko Kristo ari muri wowe. Ntabwo amagambo ariyo bigaragaza, ahubwo bigaragazwa n'ibikorwa. Ibikorwa byawe birakwereka ko Kristo, cyangwa se biratwereka twebwe ko Kristo ari muri wowe. Rero ibyo ukora nibyo bizatwereka, ibyo uvuga ntabwo nibyo bizatwereka ko Kristo ari muri wowe, ahubwo ibyo ukora nibyo bizatwereka ko Kristo ari muri wowe. Rero inzira ya mbere ukwiye kubaka ni uko Kristo, ni uko ukwiye kwakira Kristo muri wowe, ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Icya kabiri, indi nzira ni ukwihana ibyaha no kubireka. Buriya kugira ngo ube mu buzima bwejejwe, ni uko ugomba kuba wihana ibyaha neza kandi ukanabireka. Atari kubyihana uyu munsi uvuge ngo uyu munsi ndihaniye, ariko ejo ukabisubiramo. Icyo wihaniye uyu munsi, ejo ukagisubiramo. Saba Imana imbabazi, uhitemo kutazagaruka mu byaha. Ugerageze kubikora, ugerageze. Ubundi umuntu ananirwa, ntabwo yavuga ngo yananiwe atagerageje. Urabanza ukagerageza, wamara kugerageza ukabona kuvuga ngo wananiwe cyangwa se wabishoboye. Urabanza ugerageze, wegera Imana, uvuga ati ngiye gutandukana n'icyaha n'igisa nacyo. Numara gutandukana n'icyaha, kandi utangire wambara imbaraga, usaba Imana imbaraga zo kubireka burundu. Iyo ni intambwe ya kabiri yo kuba mu buzima bwejejwe. Indi ntambwe ya gatatu ni ukuzura umwuka wera. Buriya kuzura umwuka wera ni ikintu kinini. Ntabwo mvuze ngo impano. Hari abantu nyine tubona batitira bakagira ngo niko kuzura umwuka wera,
zira ni impano z'umwuka wera, aho ndavuga kuzura umwuka wera, hahandi nyine umwuka wera aba muri wowe, ibyo ukora byose ukaba uyobowe nawe, ukabasha kumva hari ijwi wumva ari kuvuga ngo biriya bikore, biriya bireke, biriya wibikora, biriya bireke. Kandi nanone ntabwo umwuka wera akuyobora ku kibi, ahubwo umwuka wera agutwara ku cyiza. Niyo mpamvu intambwe ya gatatu iyo wamaje kwakira Yesu, icya kabiri ukamaje kwihana ibyaha no kubireka, ubundi wuzura umwuka wera. Imana iguha umwuka wera muri wowe, uwo nguwo ari ukuyobora, niwe muyobozi ukuyobora. Umukristo wese akwiye kuba afite umwuka wera, kuko niwe muyobozi utuyobora umunsi ku munsi, urugendo ku rundi. Icya kane ni ugusoma ijambo ry'Imana buri munsi. Niba ari ikintu cya mbere abantu bagenda bacikaho intege, ni ugusoma ijambo ry'Imana. Akora kugira ngo we mu buzima bwejejwe, ahantu kuri imbaraga no gusoma ijambo ry'Imana ni rigari, ijambo ry'Imana ni rirerire, ijambo ry'Imana harimo ibintu byinshi. Ariko buriya hari ahantu iyo usoma ijambo ry'Imana ubasha no kwambara imbaraga, ukumva wambaye izindi mbaraga cyane, kuko hari bituma ufunguka muri wowe, kandi ukabasha kumenya n'ibindi bintu utaruzi, bikagufasha gutekereza neza, bikanakuyobora inzira ukwiye kunyuramo. Icya gatanu ni ukwirinda ibikugusha. Muri iyi si hari ibintu byinshi biri kugusha abantu, ariko ukwiye kwirinda ibintu byose bishobora kuba byakugusha. Cyane cyane urebe abo mubana, ibyo ureba, ibyo wumva. Tangira urugendo rwo kumva ushaka kugerageza kureba ibintu byose bishobora kuba byakugusha, yaba ibyo ureba, utangire ubyirinde, ubigendere kure. Ikindi aricyo cya nyuma, gusenga no kugira ubusabane n'Imana. Ukwiye gusenga ukagirana ubusabane n'Imana. Icyo gihe ibi nkubwiye, nusenga ukagira ubusabane n'Imana, ibi bizagufasha gukomeza kuba mu buzima bwera no gukura mu mwuka, kuko buri muntu usenga abatandukanye n'umuntu udasenga. Ni abantu batandukanye, niyo ubarebye urababona, unakura umuntu arasenga, uramuntu ntabwo asenga. Kandi gusenga ni ubuzima bw'umukristo, ni ubuzima umukristo akwiye kubamo umunsi ku munsi. Niyo mpamvu rero izi ni intambwe cyangwa se ni inzira umuntu akwiye kuba yanyuramo kugira ngo abe mu buzima bwejejwe. Inzira ya mbere cyangwa se intambwe ya mbere ni ukwakira Yesu Kristo. Iya kabiri, kwihana ibyaha no kubireka. Iya gatatu, kuzura umwuka wera. Iya kane, gusoma ijambo ry'Imana buri munsi. Iya gatanu, kwirinda ibikugusha. Iya gatandatu, gusenga no kujyana ubusabane n'Imana. Rero ubuzima bwejejwe si ubuziranenge bwuzuye, ahubwo ni ukwemera gukomeza inzira y'ukwera, wihana igihe utsinzwe, kandi ukaguma mu bushake bw'Imana. Kuba mu buzima bwejejwe ni uguhitamo buri munsi kubaho ugendana n'Imana, umutima ukeye, amagambo meza ndetse n'ibikorwa bitunganye. Rero dukwiye kuba mu buzima bwejejwe, tugakora ibintu byejejwe, tugakora ibyo Imana ishaka ko dukora. Imana idufashe cyane. Rero ngeze ku musozo w'ikiganiro n'abateguriye, cyangwa se w'ikigisho n'abateguriye, ko dukwiye kubaho mu buzima bwejejwe. Buri muntu wese ndamukangura kugira ngo abe mu buzima bwejejwe, kuko ari Imana idushaka. Nukora ibyo twavuze haruguru, n'ubundi bizagufasha kuba mu buzima bwejejwe. Rero ndagusaba kugira ngo ntugende udakoze subscribe kuri YouTube channel yitwa Apoka TV, kandi unakore share kugira ngo tujye tubona imbaraga zo kugira ngo tubahereze n'ibindi biganiro, kandi nzi neza yuko bizabafasha. Uko muzaba mugenda mubyumva bizagera bigenda bibafasha. Reka nkubwire ngo nawe ufite ijambo muri Bibiliya cyangwa se ibyo usoma ntusobanukirwe, ujye muri comment, ugende utere comment ubishyiremo. Niteguye kuzaza rwose, kandi mbere yuko dutangira ikiganiro nzajya mbanza nsobanurira amwe mu magambo yo muri Bibiliya mwaduhaye kugira ngo tubasobanurire. Murakoze cyane.